Reka nongere mfata akanya ngushimire wowe wamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Inkindi Drama. Uri umuntu w'agaciro. Nawe utarayikora iki nicyo gihe ngo ikore. Reka twikomereze ku nkuru yacu urukundo rwa Cyuzuzo ndetse na Gahigi. Murabyibuka neza ko twarangije igice cyacu cya mbere Gahigi afashwe n'abarinzi umwami igikomangomakazi yateretaga abarinzi babo bari bamufashe. Ese Gahigi ko yafashwe bwa mbere kuri Cyuzuzo akagirirwa imbabazi, uyu mwami wundi nawe agira imbabazi? Reka dukomeze inkuru yacu. Gahigi ubwo yagezwaga imbere y'umwami wari umufashe yari umwami utagira imbabazi na gake. cyane kubera ko umwana w'umukobwa yari afite ari umwe, uwo yari kumufatira yari kumugirira nabi kuko yari yaranabigambiriye. Nta shiti nta no gutindiganya Gahigi yahise afungwa, arakubitwa, agirirwa nabi ndetse ahamara n'igihe. Umusatsi utangira kumushokonkoreraho. Bimwe tuzi nka dreads zatangiye kwikora kubera ko aho yari afungiye atigeze agira igihe cyo kuyogoshesha cyangwa ngo agire umwitaho. Gahigi inkoni yari yarakubiswe zari nyinshi, ingoma n'inkovu nazo zari zitangiye kugenda zikira. Nyamara cya gihugu cyo muri Koreya Cyuzuzo nawe ntiyishimye. Umwana duherukana atwite yaje kugira harabyara, ndetse abyara umwana w'umukobwa ariko w'umwirabura. Igihugu cyo muri Koreya rero ubwo bashakaga abacakara bagarutse mu Rwanda gushaka abacakara bo kugura. Gahigi wari ufunzwe n'umwami wari umufunze yari umwami wagurishaga abacakara. Gahigi wari umaze igihe ndetse amaze no gukira nawe yagurishijwe nk'abacakara. Inzira nimbi niyo kunyura mu mato. Gahigi aratwawe nk'umucakara ajyanwe muri Koreya. Nyamara ntazi neza yuko Cyuzuzo wewe nawe ubwo ari muri Koreya. Za nzira z'Imana inyuzamo abantu akenshi nubwo ziba zibabaje, Gahigi nawe agiye muri Koreya. Ibyo atakekaga ko byashoboka, habe kuri Cyuzuzo yumvaga bitashoboka, yewe no kuri Gahigi yumvaga bitashoboka. Gahigi mu nyanja hagati imihengeri yabaye myinshi, nyamara ntaza harimo ajyana. Umuyaga w'umuhengeri uraterura ubwato ubujyana hirya no hino. Bagombaga kumara igihe kirekire mu mazi. Kubw'amahirwe n'Imana ireberera abayo, igihe cyarageze bagera muri Koreya, ndetse bajyanwa mu mirima y'umuceri. Gahigi kimwe n'abandi bacakara bagiye guhinga umuceri. Nyamara ntazi neza yuko Cyuzuzo wiwe nawe ubwo ari muri icyo gihugu, ndetse umwami akorera ari nawe mugabo wa Cyuzuzo. Cyuzuzo waje kubyara umwana w'umukobwa ntabwo yarabayeho neza kubera ko yarabyaye umwirabura. Cyuzuzo kuba umutima mwiza ndetse no kwitwara neza yari afite umuja wamukundaga cyane, ari we wakujije umwana we cyane. Ariko hagati aho ntabwo yari yishimye, abana n'umuntu adakunda, ndetse nawe ubwe ntakunzwe kubera ko yabyaye umwirabura. Igihe cyarageze ubwo umurinzi warindaga Cyuzuzo yaje kugera hanze asanga Gahigi arimo aragirirwa nabi n'abarinzi.
Gusa Gahigi kubw'ibikomere byinshi yaciyemo ndetse n'ubuzima bubabaje, abasore bo muri Koreya baramutukaga aho kurakara agaseka. Ibyo byarabababazaga nabo, bamutukaga mu Kinyakoreya n'ibindi byinshi cyane ndetse no kumugirira nabi, ariko ibyo byose ntacyo byari bitwaye Gahigi, ahubwo yarisekeraga. Umurinzi wa Cyuzuzo wahoraga bireba, yabona umusore w'umwirabura ugirirwa nabi agaseka, yabona umusore w'umwirabura ugirirwa nabi agaseka, bikamukora ku mutima. Akagenda biganiriza nyirabuja kenshi, ubwo yabonaga ababaye ntacyo kumuganiriza afite, agafata umwanya wo kumuganiriza inkuru y'uwo musore. Nyirabuja nawe wari umaze igihe yumva inkuru y'uwo musore, yafashe akanya ko gushaka kumenya uwo musore umurinzi we yahoraga amubwira. Ubwo yamugeragaho, yatunguwe no gusanga ari Gahigi. Gahigi wari umaze gukura, ya misatsi ntiyigeze abona uko yogosha, direde zari zitangiye kugenda zikura. Ako kanya bafashe umugambi wo gutoroka bakajyana. Gahigi na Cyuzuzo umugambi wo gutoroka barawunogeje ndetse baranajyana. Umurinzi wakundaga nyirabuja ntabwo yigeze amuhemukira ngo amenye amabanga y'umugambi we, ndetse yaranamufashije batorokana n'umwana wabo. Igihe cyo gutoroka cyarageze, baratoroka bigoranye, bihenze, ariko byarabakundiye. Gusa nta handi hakurya hari hahari, byari ukujya kwiturira mu mashyamba. Gahigi na Cyuzuzo baragiye batura mu mashyamba, ndetse igihe kigenda gishira baza kwibaruka umwana wabo wa kabiri, ariko nanone mu buzima bwo kwihisha cyane. Ku rundi ruhande, umuryango wa Gahigi urahangayitse, bazi ko yapfuye, ntibazi uko byamugendekeye. Papa wa Gahigi umaze gukura, abarinzi b'ibwami bamugezeho, ntazi impamvu ahamagajwe kujya ibwami. Nyuma y'igihe kirekire, inkuru yaje kugererwa no ko Gahigi yatorokanye igikomangomakazi. Birumvikana ko papa yagombaga kubiryozwa. Yageze imbere y'umwami arapfukamishwa, ariko atazi icyo arimo azira. Nyuma yo kubwirwa ko umwana wiwe yatorokanye igikomangomakazi cy'abandi, amubaza niba yarigeze amugeraho, papa we mu gahinda kenshi kuzuye ibyishimo ko kumva ko umwana we ariho, ariko ntari buva aho ngaho, byanze bikunze ari buhagwe. Niko byagenze, umusaza baramwishe. Gahigi kubwo kumeneka kw'amaraso ya papa we, atazi n'ikibaye, kuryama byaramunaniye. Arabyuka aricara mu gicuku, umugore n'abana nyamara bo barasinziriye. Kubw'amahirwe make ya Gahigi, aho yabaga hageze aho haramenyekana. Gahigi yavuye guhiga, ubwo yageraga ku rugo rwe yaramaze igihe kirekire yubatse mu ishyamba, asanze abarinzi b'ibwami bahageze. Gahigi arakora iki ko yongeye afashwe kandi? Aho Gahigi si umunyamahirwe make? Hasi ho arahivana ate? Reka tubonane mu gice gikurikira. Wakoze kubana natwe, turagushimira.